So guys, uyu munsi noneho nkaba nifuza ko tuganira ku bintu byagufasha kwivanamo umuntu wakundaga ariko kumwikuramo bikaba byaranze neza, ugerageza ariko byarakunaniye kandi mwaratandukanye. Icya mbere, iga kubaho nkawe, we kubaho nkawe, we kubaho ushaka kubaho bwa buzima mwabanagamo agihari. Tangira ubuzima bushyashya, wumve ko ari wowe, we adahari, atagihari, atazanagaruka. Ikindi, wumve ko muri wowe ibyiza biri imbere. Biriya byari nk'agatonyanga mu nyanja, wikumva ko ari we muntu rwose waguha ibyishimo, ari we muntu wari uteho amakiriro. Oya, umva ko hari n'undi waza agatuma wishima kandi nawe ubwawe wakwishima. Ikindi, irinde kumutekereza cyane cyangwa kumuha umwanya, kumubonera umwanya mu bitekerezo byawe. Wimuha umwanya pe, mwivanemo, wirinde gufata inzibutso ze. Irinde kumva za ndirimbo mwumvanaga, siba amafoto muri kumwe, irinde kuyareba. Yewe niyo utazi, irinde kumuha umwanya mu bitekerezo byawe. Ufate telefone urebe amafoto, urebe mesaje, siba, utangire ubuzima bushya. Wumve ko rwose muri wowe adahari ahubwo ibintu bimeze neza, wumve ko wisanzuye mu mutima wawe. Ndabyumva wamukundaga, ariko kuba wamukundaga wumve ko ejo niho heza kurusha uyu munsi cyangwa kurusha hashize. Wumva ko mu bitekerezo cyawe no muri wowe yewe, wumve ko igihe cye cyari kiriya, atari iki urimo. Tangira ubuzima bushyashya. Ikindi, irinde kumuhamagara cyangwa se igihe aguhamagaye kumwitaba, mwereke ko nta mwanya umufitiye. Wumve ko nta n'ikintu akivuze rwose. Ikindi, buriya dufasha umuntu ni ukwiyakira. Kwiyakira, ukumva ko byose bishoboka, ukumva ko ubuzima cyangwa se ubuzima mwari mubanyemo atari bwo nshinga, atari bwo bw'ingenzi, ahubwo ubwo urimo ari bwo bw'ingenzi. Wimwereka ko ubabaye kubwe, ahubwo ugerageza ukora ibintu byatuma wishima kurusha muri kumwe. Fata igihe, fata umwanya, wite ku byawe, uba ari byo uha umwanya. Ubwo ari akazi ufite ukawugira mu kazi, nuza ukunda muvi urebe muvi, niba ukunda siporo ugire muri siporo, wenjoyinga, ahubwo ubeho neza kurusha cyane. Bityo bizagufasha kumva ko ubohotse muri wowe, bizagufasha kumwikuramo. Egera inshuti zawe, muganire, mutemberane. Yafata umuntu wizeye umuganirize, aho wumva byanze umubwire, nawe ugerageze kubona umuntu uha umwanya, wa mwanya wamuhaga uwuhe wa muntu. Wari inshuti yawe, ufata inshuti yawe mukajya mutemberana, mukayisura, mukaganira. Ibintu nk'ibyo bigufasha kumva ko utari wenyine. Irinde kwiheza, ko buriya iyo wiheje nabyo bituma umutekerezaho cyane. Shakisha ibintu bituma wumva uhuze, ubugiramo, ku buryo nyuma y'icyumweru uzumva ko utari wenyine, ufite umuntu, wumve ko ahubwo ufite nk'abantu 100 muri kumwe nka we.